Izina Frank, izina ry'umuntu ukunda kwidagadura. Frank ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'ikilatini ndetse n'ikidage ku ijambo Francus. Iryo jambo Francus rikaba risobanura ubohowe cyangwa se wishyira akizana. Hari andi mazina nka Frankie, Franklin, Franklin yose akomoka ku izina Francis ndetse na François aho bisobanura umunyakuri. Muri make izina Frank risobanura umunyakuri. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe hano kuri Media Empire. Ngiye gusuhuza nkanaguha ikaze ndi asingizwe Edith. Tugeze mu gitwari ibisobanuro bw'amazina aho uyu munsi tugiye kwibanda ku izina Frank. Niba witwa Frank tugaha ikaze by'umwihariko, ariko niba utitwa Frank nawe ntabwo hejwe, kubera ko ushobora kwifuza kumenya ibiranga aba Frank ndetse n'ubusobanuro bw'ari izina ryabo bitewe n'impamvu runaka zitandukanye. Ushobora kuba ufite umwana witwa Frank, ushobora kuba utwite wenda ukaba wakumvira izina ryiza ukazagitirira umwana wawe. Ushobora kuba ufite inshuti yitwa Frank, ushobora kuba waragize kumenya aho umuntu witwa Frank. Rero ibyo byose bishobora kuba zimwe mu mpamvu zishobora gutuma wumva ubusobanuro bw'iri zina ndetse n'ibiranga abantu bafite iri zina. Niba rero tugiye kubana muri ubu busobanuro bw'iri zina, ntabwo nawe wacikanwa no kudusaba izina ryawe. Niba wifuza ko ari izina tugusobanurira, rero tujya muri comment tubwire iryo zina ryaba iryawe ryaba ry'undi muntu. Ni uburenganzira bwawe gusaba izina runaka waba wifuza ko twagusobanurira. Reka dukomeze rero n'ibintu biranga aba Frank, kubera ko nibyo biba byatuzanye by'umwihariko. Aho Frank ikintu cya mbere kimuranga arangwa no kuba umunyakuri. Frank ni umunyakuri nk'uko izina rye ribivuga, twavuze ko risobanura umunyakuri. Rero n'ibintu bimuranga usanga Frank ari umunyakuri. Hari abantu basanzwe bazwiho kubeshya cyangwa se usanga babeshya, ugasanga ibyo akora byose ni umunyabinyoma, cyangwa se niba akeneye serivisi runaka ku bantu akaba yababeshya kugira ngo bakunde bayimuhe, cyangwa se bamubwira kuba yabakorera ikintu runaka akaba yabeshya kugira ngo akunde afate inyungu cyangwa se yakira inyungu izava muri ibyo bintu. Frank rero siko ateye, we ni umunyakuri, arangwa no kuba yavuga ukuri mu byo akora byose, cyangwa se muri make twavuga ko ari inyangamugayo. Ikintu cya kabiri kiranga Frank ni uko Frank ari umuntu ukoresha ubushobozi bwe bwose mu kuyobora. Hari abantu bayobora cyangwa se bagira amahirwe yo kuba bajya ku buyobozi, ariko ugasanga ntabwo abyitaye, gipfa kuba yabugezeho nyine akumva ko arakora uko yiboneye cyangwa uko cyangwa se yitirirwa ko ari umuyobozi. Frank rero siko ameze, we iyo ageze ku buyobozi cyangwa se yaba ari umuyobozi akora ibishoboka byose, agakora cyangwa se agakoresha ubushobozi bwe bwose kugira ngo abyaze umusaruro cyangwa agire icyo ageraho kuri bwa buyobozi yahawe. Gatatu, Frank ni umuntu ushimishwa no gukina cyangwa kwidagadura. Hari abantu rero usanga barangwa no kuba bakisanga mu bikorwa by'imyidagaduro, cyangwa se muri rusange bakisanga mu bikorwa birabahuza n'abandi bantu nko gukina cyangwa se ibindi bintu byo dusanga mu myidagaduro. Usanga kenshi bibamo abantu benshi, hahuriramo abantu benshi batandukanye mu ngeri zitandukanye. Rero na Frank usanga ari wa muntu ushimishwa n'ibyo bikorwa, ku buryo nyine niba bigiyemo biratuma nahura n'abantu benshi. Frank nanone kandi ni umuntu ureba kure, umuntu w'umunyembaraga, ariko ahinduka vuba cyane ndetse kandi akaba yaba inyeshyamba. Iki ni ikintu cya kare kiranga Frank, ni umuntu ureba kure. Kureba kure ndumva bisobanutse atari nk'uko tubisobanura, akaba umunyembaraga, ariko nanone muri byo binakora byose ni umuntu ushobora guhinduka byoroshye ndetse agahinduka vuba ku buryo ashobora kuvamo inyeshyamba. Wenda gukoresha iri jambo sinzi niba byaba ari byiza, ariko nanone icyo dushaka kumvikanisha ni uko bya bindi byiza akora, kwa kundi yitanga, bya bindi bashaka kugeraho byose, aramutse ahinduwe byakoroha guhinduka ndetse akaba yavamo undi muntu tutatekereza ko yavamo muri Frank. Rero niyo mpamvu tuvuga ko ashobora guhinduka vuba kandi akaba yaba inyeshyamba. Ikintu cya gatanu mu bintu biranga aba Frank ni uko Frank akora ibintu kuko abikunze n'iyo atabikuramo inyungu. Hari abantu bakora nyine ikintu kubera ko bazi ko ari cyo baragikuramo, yakumva nta kintu kirimo akaba yabyihorera. Frank we rero akora ikintu kubera ko yumva ko abikunze. Niba umusabye gukora ko yagufasha gukora ikintu runaka cyangwa se ko yagukorera ikintu runaka akaba atabifitemo inyungu na busa, mu gihe yumva ko yifuza kugufasha, mu gihe yumva ko akunze kuba yagufasha, aragufasha atitaye ku kuba nta nyungu azabikuramo. Ikintu cya gatandatu mu bintu biranga aba Frank ni uko Frank ari umuntu uzi gukunda, yaba umuryango we, yaba abavandimwe, yaba se mu bijyanye n'urukundo muri rusange. Usanga aba Frank ari abantu bazi gukunda cyangwa se bakundwa kaza abakunzi babo.
Ikintu cya karindwi mu bintu biranga aba Franka ni uko Franka uko ubuzima bwaba bumeze kose abutwara uko buri, nta byacitse biba muri we cyangwa se kuri we, muri make nyine azi kuba mu buzima ubwo ari bwo bwose yakisangamo. Hari abantu bagorwa n'ubuzima bugoye, reka tuvuge ko ari ubuzima bugoye. Hari umuntu uba yarakuriye mu buzima bworoheje, ubuzima ariko tuvuga bworoheje ni bwa wundi nyine aba asanga buri kimwe akibona, yakisanga yifuza ikintu runaka agahita akibona bitamugoye, cyangwa se abantu bakamumenyera buri kimwe. Uwo muntu rero hari ukura yakisanga ari wenyine, cyangwa yakisanga ari mu buzima buruhije butameze nka bwa bundi yabayemo akiri muto, cyangwa se bwa bundi yari asanzwe abamo nubwo aba atakiri muto, ariko yari ari mu buzima bworoshye wenda bikamuhindukana akasanga ari kwisanga mu buzima bugoye. Icyo gihe biramugora kuba yanyura muri ubwo buzima cyangwa se yabubamo. Franka rero we ni umuntu uba mu buzima ubwo ari bwo bwose uko bwaba buri, ntabwo agira byacitse muri we ngo yumve ko niba ubuzima buhindutse nawe nyine bwo bintu bibaye ibibazo, wowe ahubwo abasha kubamo uko bwaba bumeze kose. Ikintu cya munani mu bintu biranga aba Franka ni uko Franka agira ingeso yo kwikubira. Ako kantu twavuga ko ari ingeso kubera ko ntabwo kwikubira ari ibintu byiza, nyine arikubira akaba yumva ibintu byose byaba ibye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bavuga ko ari umunyeshyari. Umuntu wikubira wenda ku batabyumva neza aba wumva ko ibintu byose byaba ibyawe. Niba ari amahirwe umuntu agize wenda mwari kumwe kumva ko yakabaye ari amahirwe yawe, atakabaye ari amahirwe y'uwo muntu. Niba ari tuvuga wenda niba muri abana mu rugo bakaba babagurira nk'ibintu runaka murenze umwe, hakaba haboneka nk'ikintu gisaguka, ntabwo Franka icyo gihe kuri ba Franka ntabwo yakifuza ko cya kintu bakigabana uko bari bangana kose muri wa mubare bafite w'abo bana, ahubwo yumva ko yakigira icye, byibura abo bandi nyine bakagumana ibyo bahawe mbere. Ni ingero twatangaga kugira ngo twumve iki kintu cyo kwikubira uko kimeze. Rero Franka ni umuntu ugira ingeso yo kwikubira, ariko ni ikintu kitari cyiza, ubwo ni mu bintu bitari byiza mu bintu bimuranga. Twavuga ko ari ikintu kibi mu bimuranga kubera ko ibyo twagiye tuvuga mbere byinshi byari byiza, ariko iki ngiki nyine ntabwo twavuga ko ari ikintu cyiza cyakabaye kimuranga. Niba babanye natwe rero kuva dutangiye kugeza ku musozo, turagushimiye cyane cyane by'umwihariko kubera ko hari abo dutangirana ariko wenda tukaba twagera ku musozo tutakiri kumwe. Gusa niba babanye natwe, icyo tugushakaho ni uko ubaye witwa Franka ushobora kujya muri komenti ukatubwira niba uko tukuvuze ari kuri. Ushobora no kuba utitwa Franka ariko wabanye natwe kubwo kuba hari umuntu uziranye nawe witwa Franka. Ushobora nawe kujya muri komenti ukatubwira niba uwo twavuze witwa Franka ibyo twamuvuzeho niba bifite cyangwa se abyifitemo. Ikindi kandi nk'uko twababwiye, niba ukeneye ko tugusobanurira izina ryawe unyuza muri komenti ukari tubwira kugira ngo ubutaha tuzari gusobanurira. Reka gutinda muri byinshi kubera ko ikiba cyatuzanye cy'ingenzi tuba tumaze kugikora, aribwo ubusobanuro bw'amazina. Nabashimira rero nabashishikariza kutazacikwa ibyo tuzagezaho ubutaha, byaba ubusobanuro bw'amazina, bwaba ibiganiro, byaba makuru, ibyo ari byo byose tubagezaho hano kuri Media Empire. Nagushishikariza kutazacikwa nabyo ubutaha. Njye mwari kumwe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, nari Singizwe Edith. Nimugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.